yavuye muri korali. Ibi byose urabijyanana n'ikiganiro cyacu neza. Mwumva ati Aline Sano yavuye muri korali mu mwaka 2015 ubwo yagiraga ibyago akaba umuvandimwe we mu manuka, yarangiza agatabazwa n'abavandimwe be bo hanze batarimbanaga, kandi we yari yizeye ko abavandimwe be bo muri korali bazamuba hafi. Nk'abantu yiyumvagamo cyane kurusha abandi, ndetse nk'abantu yahoranaga nabo umunsi ku munsi. Yarategereje ko bamutabara araheba, maze kuva icyo gihe asezera korali. Ubwo asa nk'ubivumburaho nk'uko abivuga, uko agenda akibazwa iki kibazo. Iyo akigezeho agira amarangamutima menshi, akagira ati hari umunsi umwe nazibagirwa mu buzima bwanjye, ubwo nagiraga ibyago. Namara kugira ibyago nkategereza yuko abantu dusengana turirimbana umunsi ku munsi bazi ubuzima bwanjye bwa buri munsi duhorana banabara, nkaheba, ahubwo ngatabazwa n'abandi bantu bo ku ruhande bataraba hafi yanjye na hafi. Ati ibi byanyeretse yuko nubwo tuba turi kumwe muri korali ariko tutaba turi kumwe. Ubu ni nayo mpamvu nahisemo kwita mbivamo nkabireka. Nk'uko abivuga agenda agiye, avuga ko muri icyo gihe musaza we mukuru nawe usanzwe ari umutunganya muziki aribwo yamusabye kuririmba ndetse no kwiga izindi ndirimbo zitandukanye n'izo yarimbaga muri korali.